Muri video ngiye kukwereka uko wareba status z'abandi niwe bamenya ko wazirebye. Urugero ushobora kuba hari umuntu ushaka ko ureba status ze ariko ntamenye ko wigeze uyireba, ibyo birakunda kandi rwose biroroshye. Ngiye kukwereka n'uburyo wowe ushobora guhisha status zawe abantu bamwe na bamwe, wahishiraho status zikarebwa n'abantu ushaka. Muri video ngiye kukwereka none uko washyira ifoto kuri profile yawe ya WhatsApp, ugahitamo abayireba n'abatayireba. Urugero ushobora gupostingaho n'ifoto ya sheri wawe ariko ukaba wifuza ko niba ufite abasheri benshi bamwe bataza kuyireba. Niba urimo kuri channel yacu kanda subscribe ukanda no kunsegera kugira ngo tuzajyerwe n'ibiganiro byacu tugeza kuri X byose. Urajya muri WhatsApp yawe ukande kuri utwo tudomo dutatu turi hejuru muri setting. Noneho numara gukanda kuri tudomo dutatu turi hejuru urahitamo aho hasi handitse settings uhakande. Ukimara kuhakanda uragera aho uhitemo aho handitse privacy, urakanda kuri privacy. Noneho step tugiye kwereka uko wahisha, tugiye kubanza tubereka uko wahisha abantu ko igihe wagiriye online cyangwa se igihe waviriye online kuri WhatsApp. Kwa kundi uva kuri WhatsApp abantu bakaba bareba bakabumenya igihe wagiriye kuri WhatsApp cyangwa se igihe waviriyeho. Tugiye kwereka uko wabifunga nawe bamenya igihe waviriyeho. Hari abantu bibangamira ugasanga bagiyeho bararebye bagasanga wagiyeho saa sita z'ijoro, yaguhamagara akakubwira ngo saa sita z'ijoro ko wari uri kuri WhatsApp wari uri mu biki, kandi ku mpamvu z'umutekano ukaba udashaka ngo abantu bajye babimenya. Ushobora gukanda aho ngaho kuri last scene. Noneho ukihagera aho nakweretse ukanda biho wemeje wanditse ngo everyone, ugaragaje cyangwa se wemeje ko buri muntu wese n'umuntu udafite nomero yawe cyangwa se n'umuntu udafite nomero wese wemeje aho ngaho everyone abashobora kubona igihe waviriye kuri WhatsApp. Noneho wemeje wanditse ngo my contacts, abantu ufitiye nomero nibo bakubona igihe waviriye kuri WhatsApp. Noneho wanditse ngo my contacts accept, umuntu wemeje ngo ni nomero zanjye izo wemeje muri telefone nizo zishobora kukubona ko igihe waviriye kuri WhatsApp. Ukahakanda ngo nizitemerewe accept, ukahakanda. Iyo hakanze bagiye bakwereka nomero wandikira nazo kuri WhatsApp, ugahitamo izo izitemerewe kureba igihe waviriye kuri WhatsApp. Aho ngaho abantu basevinze nomero zabo baba bashobora kubona igihe waviriye kuri WhatsApp. Noneho ariko abo ugiye gukandaho cyangwa kwemeza aho ngaho n'ubu badashobora kureba igihe waviriye kuri WhatsApp. Ushobora kureba abantu uhitamo. Iyo umaze guhitamo abantu ushaka ko batazajya bareba igihe waviriye kuri WhatsApp, ukanda kuri ako kantu k'icyatsi ukaba urabyemeje. Urugero ukamitemo abantu babiri, uhita ukanda kuri ako kantu k'icyatsi. Noneho iyo uhisemo wanditse ngo nobody, bisobanuye ko nta muntu n'umwe ushobora kubona igihe waviriye kuri WhatsApp. Ntawe. Ni ukuva ku gihe waviriye kuri WhatsApp, ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe uri online. Byitondere, igihe waviriye kuri WhatsApp nta muntu ukibona. Hari ukuntu uri kuri WhatsApp wavaho umuntu yajya kuri WhatsApp agahita abona ko uvuye wari uriho mu kanya, cyangwa se waba uriho na nijoro mu saa sita z'ijoro hari utuntu wari wibireyeho uri gushakisha, umuntu yajyaho akabona ko saa sita z'ijoro aricyo gihe werekera kuri WhatsApp wari uri kuri WhatsApp, akakubaza ati kuri WhatsApp wakoraga iki, ibiki n'ibiki byose. Aho tuhavuye rero dushobora kujya aho noneho aho ngaho handitse ngo who can see when I am online. So aho ngaho niba aho ngaho ukuntu imeze, aho ni uguhitamo ninde ushobora kubona, ninde ushobora kumbona igihe ndi online, ninde ushobora kukubona niba uri online, ninde. Aho uhisemo everyone, uhisemo ko ari buri wese ugomba kubona kuri online. Aho ndetse ngo uhisemo handitse ngo same as the last scene, uhisemo ko ibyo wahisemo hejuru ari byo bigomba kugendana n'ibyo hasi. Niba nta n'umwe ubwo nta n'umwe. Iyo ari nobody niba ari mu contacts
niba ari nomero zawe gusa ni nomero zawe gusa wahisemo, ubwo nuko biba bimeze. Ubwo iyo wasizeho everyone, buri umwe wese aba ashobora kubona kuri online cyangwa utari online. Dusubiye inyuma rero tukajya n'ahandi, reka tujye kuri profile pictures, profile photos. Wanditse profile photos, uba ugiye guhitamo abantu bashobora kureba ifoto yawe iri kuri profile cyangwa se ifoto washize kuri WhatsApp yawe yo mu mwirondoro. Ubwo iyo hakanze uhita uhingukira handitse ngo who can see my photo, who can see my profile photo, ninde ushobora kubona ifoto yanjye iyo iri mu mwirondoro. Okay, iyo uhisemo aho hambere handitse ngo everyone, uba uhisemo ko buri wese ari ufite nomero yawe, ari utayifite, ari n'ukibyandika ako kanya ahita abona ifoto yawe. Noneho iyo uhisemo handitse ngo my contact, uhisemo ko abantu ufitiye nomero yawe ari bazajya bakubona bazajya babona ifoto yawe iri kuri WhatsApp. Ifoto washizeho izajya irebwa n'abantu ufitiye nomero gusa aho ngaho. Bivuze ngo niba umuntu akwandikiye ukaba utarasevinga nomero ye, ntabwo bashobora kubona ifoto yawe. Noneho wa gatatu handitse ngo my contacts except, nomero zawe wasevinze, nawe ufite nomero wasevinze, ndetse ukuyemo iyo uhise uhakanda ukuyemo na nomero ushaka zindi gukuramo. Iyo hakanze bahita bakwereka nomero wakuramo, ubundi zo zikaba zitemerewe kureba ifoto yawe, ariko izindi zo zemerewe kuyireba. Noneho ngaho tugiye kuri status, naho guhisha status zawe abantu bamwe na bamwe. Status zawe ushizeho ugahitamo abazireba n'abatazireba, abashobora kuzireba n'abadashobora kuzireba. Noneho hano uramutse uhisemo handitse ngo my contacts, ahambere uhisemo ko nomero zawe usevinze, aho ufitiye nomero ariho bagomba kureba status zawe. Noneho iyo uhisemo aha kabiri handitse ngo my contacts except, uhisemo abashobora kureba status zawe, niko ari abantu ufitiye nomero zawe, ndetse keretse ukuyemo. Ubwo iyo ubikoze uhita ukanda handitse ngo exclude, aho uhitamo nomero zidashobora kureba status zawe. Aho wakanze aho ngaho uhita ujya muri nomero zawe, ukaba wahitamo nomero zidashobora kureba status zawe. Urugero ushobora gupostingaho status ukareba ukavuga abantu bose tubone cyane kuri WhatsApp, si ngombwa ngo barebe status zanjye zo kuri WhatsApp. Ugahita ujya aho ngaho ukabisetinga, abantu niba bashobora kureba status zawe zo kuri WhatsApp. Urajyaho ukabakandaho, hakazaho utwo tuve tw'umutuku, wamara kubahitamo abo ushaka ugakandaho kuri ako kavi k'icyatsi kari hasi. Dukomeza, uramutse ushaka noneho ngo status zawe zirebwe n'abo uhisemo gusa, ukanda handitse ngo only share with. Aho ngaho abantu aho kuri aka kantu ka gatatu rero, abantu bigiye guhitamo nibo abantu baba bashobora kureba status zawe, abandi bose ntabwo baba bemerewe kuzireba. Ushaka kuhakanda ukanda aho ngaho, ugahitamo abantu bashobora kureba status zawe. Abantu uri gukandeho hano nibo bantu baraba bashobora kureba status zawe, abandi bo ntabwo baraba babishobora. Urabarebamo, wahitamo umwe niba ushobora kureba status zawe, wahitamo babiri, wahitamo bose uhita ukanda kuri ako kantu k'icyatsi ko hasi. So nuko bimeze. Wagira ikibazo yakandika muri comment akambaza icyo yifuza ko navuga muri video y'ubutaha, cyangwa se icyo atasobanukiwe neza akakinyandikira muri comment nkamusobanurira nta kibazo. Noneho ahangaha ako gafresh yije ukagakandaho ukakazimya. Icyo gihe nta muntu warebera status ze ngo abone ko warebye status ze zo kuri WhatsApp.
Gusa nawe ikibazo ni uko iyo umaze kugafunga ukajya kureba na status zawe nawe ntabwo ubona ko bazirebye. Gusa iyo ukanze ukareba muri views zarebye status zawe, ubona abantu barebye status zawe bakaziha like. Abantu batazihaye like ntabwo ujya upfa kubabona. Urabona ko hano handitse ngo views not available, kwereka ko hari views zitagaragara. Rero iyo ushaka kugira ngo urebe views zawe cyangwa se urebe views nawe bakubone ko wabarebye ibintu byabo, uraza ukagafungura gutya. Iyo ugafunguye gutya ubwo views ushobora kubona views abarebye views zawe. Ariko nawe iyo urebye views igafunguye kuriya barakubona iyo urebye ibintu by'abandi kuri status. Nuko biba bimeze. Abantu bibazaga icyo kibazo, nizere ko gikemutse cyo kureba ibintu by'abandi ntibabe bakubona ko babirebye kuri status. Niba wakunze iyi video kanda subscribe kandi no kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro byiza byubaka by'ubwenge dutanga kuri YouTube channel yacu. Murakoze cyane. Ciao, Imana ibarinde. X byose